Haleluya. Iri jambo ugiye kumva aka kanya ni iryawe, wowe wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aho waba uri hose, aho waba wicaye, yaba ari ku manywa, yaba ari nimugoroba, yaba ari mu gitondo, iri jambo aho rigusanze umenye yuko Imana ivuganye nawe. Haleluya. Wari umaze iminsi utekereza uti ni ukubera iki abantu banyanga. Wari umaze iminsi ukora ibintu byiza kugira ngo wemerwe. Wari umaze iminsi witanga kugira ngo urebe wemerwe na ba bandi bavuga ngo barakwanga. Ariko ndagira ngo nkwereke, banza urebe uwo muntu ukwanga, banza urebe uwo muntu ugutoteza, banza urebe uwo muntu, yaba ari mama wawe, yaba ari papa wawe, yaba ari murumuna wawe, yaba ari mukuru wawe, yaba abo mu muryango, akaba babaye bagukunda, bakaba bakwanga, ariko wajya kureba ugasanga icyo bakuziza nta gihari. Kandi wajya kureba ugasanga wowe urabakunda, wajya kureba ugasanga wowe wabitangira, wajya kureba ugasanga nta n'icyo utakoze, ukabona yuko ntacyo utakoze, ariko wajya kureba ugasanga payment y'ibyo wakoze n'urwango. Uyu munsi mfite inkuru nziza kuri wowe. Ndaguhumuriza ngo ntugacogore gukunda, ntugacogore kandi ntukihebe, kuko hari ikimenyetso kiri kuri wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wowe ubigendamo neza, ubirimo neza niwe mvuga. Ntabwo mvuga buri muntu wese, kuko twese hano tureba turi Yesu Kristo nirwo rutindo rutujyana hehe mu ijuru. Ubwo rero tukiri aha ngaha duhura n'ibitugerageza, ariko umuntu uri muri Kristo neza nukuri ntabwo ashaka kukwanga. Keretse niyo waba urimo abadayimoni bangana bate ntashaka kukwanga, kuko abazi yuko uri candidate ya deliverance. Niyo waba utarakizwa bingana iki ntashaka kukwanga, kuko azi kuri candidate yo gukizwa. Ariko icyo ngiyewe mbwira uyu muntu wakijijwe, wumva ko atotejwe, wumva ko wanzwe, nagira ngo nkwibutse ngo umwami wawe Yesu yaranzwe. Umwami wawe Yesu yabaye rejected, umwami wawe Yesu yaratutswe, arenganywa, umwami wawe Yesu yarashenjaguwe, yarakobwe. You see, like mock, baramumokinze. Uwo ni Yesu. Rero nawe nanjye twebwe turi muri Kristo banatwanga kugeza igihe bashaka no gukora ibindi bintu, no kuvuga ibindi bintu, no kutubeshyera, no kutugerekaho ibintu, no kutwita amazina, no gushaka kuduteranya n'abantu kubera urwango. Urwo rwango rero nta rundi, Satani niwe twanga, kuko Satani yanga ko Imana idukunda, atugirira ishyari kuko twakozwe n'Imana, kuko Imana yaturokoye ituvana mu businzi. Okay, ntabwo rigeze insina muri izo nzira, ariko abenshi twarasinze. Yatuvanye mu businzi, ituvana mu busambanyi, ituvana mu bujura, ituvana mu mubeshyi, ituvana mu bwirasi, ituvana. Ariko uyu munsi twakwicara dufite amahoro yacu muri Kristo, tunezerewe, dufite ishyaka, haleluya, ryabo turibo. Ukabona ikintu kirashigukubise mu mutwe, ukibaza uti why? Impamvu ni iyi yonyine. Impamvu ni iyi yonyine, nuko igihe turi mu isi tukiri mu bigeragezo. Kandi Yesu yaravuze ati, abangaba ntago ngusaba ngo bavane mu isi, ahubwo ndagusaba ngo ubaharindire. Ibyo wabisanga muri Yohana 17. Twebwe rero ntago turabisi. Genda wirebe mu ndorerwamo, wongere witegereze, umenye ko wakunzwe kurusha, kuri umugeni wa Kristo. Kandi kuba umuntu w'umupagana kwanga, don't worry. Kuba umuntu w'umupagana kubeshyera, don't worry. Kuba umuntu w'umupagana gutuka, don't worry. Kubera umuntu utazi Yesu ugutuka, kandi uwo nguwo ugutuka ntabwo yabazi Yesu n'ubundi. Ntabwo yabazi Imana, kuko abaye azi Kristo, umwuka ukurimo waba umurimo. Inzangano nta handi ziva, ni kwa se w'inzangano. Yep. So be strong my brother, be strong my sister, kubera yuko dufite Imana idukunda kandi iraturinda. Imana yacu ni igitare cyacu gikomeye, ni umurengezi wacu. Haleluya. Araturwanirira intambara zigaragara n'izitagaragara, aratuneshereza, aradutabara.
tumije Jehova amaraso ya Yesu Kristo. Urumva ngo hari aho bazaterana, ariko nibaterana ku bwawe ngo ntabwo ari Imana izabibateranije, ariko uzaterana ku bwawe azagwa ari bo wajize. Haleluya. Iryo jambo warivugaho ngo indimi zose zizahagurukira kukuburanya uzazitsinda, uzazicecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Yes. Urumva Imana niyo yaremye ngo kirimbuzi, umucuzi ucura icyuma mu muriro, n'umuriro agicurisha. Yes. Muri Isaiah 54 uhereye aho ngaho ku murongo wa 13 ukamanuka ngo ariko intwaro zose zizacurirwa kukurwanya ntabwo zizagushobora. Uwo ni wo murage w'abakozi b'Imana, uwo ni wo murage wacu. Uyu munsi rero ndaguhumurije, humura witinya, ntutinye uwo mwanzi wawe, ntutinye uwo mugambanyi, ntutinye uwo mubeshyi, ntutinye uwukubeshyera ibyo uri byo n'ibyo utari byo, ntutinye uwukuvuga nabi, ntutinye uwugusebya, ntutinye uwubyuka mu gitondo akagutuka ntacyo mwapfuye, ntutinye ureba yuko udakwiriye kubaho, ntutinye ureba yuko udakwiriye kubona icyiza, ntutinye ureba yuko udakwiriye kugaragara, ntutinye ureba ko udakwiriye kwicara ahantu, kuko intebe yawe Imana yaguhaye kwicarayo nta wundi wayicaraho. Imana irironkera. Haleluya. Komera rero, reka dusenge mu bihe nk'ibi, mu bihe bya nyuma, mu bihe by'ubuhenebere, aho abantu bikakaza, aho abantu bikunda, aho abantu buziye ubwibone, aho abantu banga Imana, igihe cy'ubuhenebere. Reka dukomere mu gusenga, kuko Imana yacu iratabara. Nabonye Imana intabara, nabonye Imana inkiza, nabonye Imana indengera, nabonye Imana inkorera deliverance, nabonye Imana ikiza n'abandi bantu atari igihe ukijije gusa. Nabonye Imana ingutesha urukundo rwayo. Unkunda nuko ari Imana iba yamuhaye urwo rukundo rwo kunkunda. Ubundi ujya kunkunda ushingiye kuki? Unyanga nawe aba afite ibyamuhaye urwango, ariko urwo rwango waba wanga runaka, by the way nawe uri umuntu. Kandi hari ikintu ujye twirengagiza. Iyo urenganyije umuntu sooner or later n'abandi bazakurenganya. Iyo ubeshyeye umuntu sooner or later n'abandi bazakubeshyera. It's what it is. Ariko twebweho mu Mana yacu no accusation. Umurezi wacu waturegaga Yesu yamuhemuye ku musaraba. Tugendera muri victory ya Yesu. Niwe Jehova Nisi, bendera ya ushindi wetu. Niwe Jehova Jireh, the God who provides for us. Niwe Jehova Shalom, the one who gives us peace, Prince of Peace. Niwe mwami w'amahoro yacu, aduha amahoro n'igihe cy'imvura, n'igihe cy'izuba, n'igihe cy'ibyishimo, n'igihe cy'umubabaro. Yesu aduha ibyishimo, adusukamo ibyishimo byo mu mutima, kuko yaravuze ati simbahaye nk'uko ab'isi batanga, mbasigiye amahoro ariko si nk'uko ab'isi batanga. Rero kugira ngo umenye yuko amahoro yanjye ntabwo wayapimira muri achievement umbonaho. Amahoro yanjye ari muri Kristo. Niwe buruhukiro, niwe kuruhuka kwanjye. Ibindemerera aranduhura. Niko tukwiriye kuvuga. Twari impumyi, dufite amaso ariko tutareba, araduhumura. Twari ibipfamatwi, dufite amatwi ariko tutumva, aragira gutya tefata, turumva. Twari tuboshye turi imbohe, imbohe z'ibyaha, imbohe za karande, imbohe za kamere. Yesu aratubohora, turakira, turi bazima. Ubwo umwami ari ku ruhande rwacu, umwanzi wacu ninde? Shatse gukomeresha umuntu wizera Kristo wese mu mbaraga dufite muri Kristo,
by the way, muri we, muri Kristo Yesu dufiteyo ubutunzi. Paul baramugira aravuga ati umva, ibyo mwifuza byose, urumva, ibyo mwifuza byose, ngo he will supply you with all your needs. Imana yacu, umwami Yesu twizeye, he will supply all our needs, financially, spiritually, mentally. Wow, Jesus has everything. Uyu munsi rero nishimiye umwami Yesu, nashatse kumusharinga n'umuntu umwizera kugira ngo twongere kurushaho kunezererwa agakiza kacu. Haleluya. Ni ukuri Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakiza, Imana yacu ikora ibitangaza, Imana yacu irayobora, Imana yacu irarinda, Imana yacu irarengera. Humura, ibyari imivumo ibihindura umugisha, ibyari power ibihindura purim. Umunsi Hamani yashatse kumanika Moridekayo, Hamani yagiye mu cyimbo cya Moridekayo, ariko twebwe ntabwo twakwifuriza umuntu gutyo, ahubwo twasaba yuko Imana ikiza uriya muntu. Umunsi abayuda bagombaga gushiriraho, ni nawo ko gutabarwa kwabo, niwe munsi gutabarwa kwabo kwabayeho. Imana irabarinda, irabakiza abo muri Shushani, the book of Esther. Twebwe hari indirimbo bajya baririmba ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ihahindura ahantu h'umugisha, ahantu h'amasoko, ihahindura baraka. We are blessed. Abizera Kristo, abagendera muri Kristo, abatajya mu bapfumu, abatajya gushikisha, abadatanga ibitambo kwa Satani, abatajya kurogesha, abatasoma ziriya horoscope, abadasenga nature, abakurambere, all those things. Abari muri Kristo neza turi amahoro. Nicyo ngicyo gihe ngushimiye, kandi Kristo arabohora. Slowly, ni ruto agenda katingaho every branch. Yabivuze neza ati genda umuzabibu w'ukuri, namwe mura amashami. Hanyuma rero amashami yera arayapruning, agenda avanaho those things that should not be there, agenda pruning avanaho ibitagombye kubaho kugira ngo turusheho kwera. Ariko za branches izo zitera ngo azicaho akazishyira mu muriro zigashya. Reka umwami Yesu aceho amashami kuri uyu muzabibu, atera imbuto, ahubwo amashami yera. Oh, haleluya. Kandi natwe tubahe ishami kuri wa muzabibu, natwe turashamika, tugiraho ayandi mashami kuri twebwe, twera imbuto. So umuhamagaro wacu kuri iyi si nta wundi, ni ugukora ubushake bw'Imana. Ntabwo ari ugukora ubushake bwacu, ntabwo ari ugukora ubushake bw'umuntu, ahubwo ni ugukora ubushake bw'Imana. Ni ugukora ubushake bw'Imana. Kristo muri Yohana 20:21, Kristo aravuga ati nk'uko data yantumye namwe niko mbatumye. Yes, gukora ubushake bw'Imana. Turi intumwa za Yesu Kristo, turi intumwa za Yesu Kristo, turabigishwa ba Yesu Kristo. Kandi yaduhaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikopiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Nta kintu kizagira icyo kidutwara rwose. Uyu munsi byizereremo, ubone kuri ya mwijima wari ugusatiriye, kuri Kristo ni nk'umucyo. Kiriya kibazo cyari kikubikiriye, kishyire ku musaraba arakitwara, ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuzeho ndabaruhura. Bring your yoke to Jesus, he will break your yoke. Azavunagura imbago zawe, izo baguhekesheje, izo wihekesheje, izabo wakomotseho baguhekesheje, izaho wavuye baguhekesheje. Kristo afite imbaraga, Kristo afite imbaraga zikuvanaho izo mbago, akakwagurira ihembe ryawe, akakuzamurira ihembe ryawe. It is what it is. Kristo ni ukuri. Uyu munsi rero nishimiye Kristo, sinshaka kubikubwira. Sometimes Kristo araryoshye, Kristo araryoshye, ariko reba icyo gitangaje.
ubu ngubu ko mvuze ngo nishimiye Kristo, umwanzi ntago yishimye kuko arashaka ko mbabara, arashaka ko ngira agahinda, arashaka ko niyeba. But no. Umwami Yesu, wibuke gusa wowe wumva uremerewe n'intambara z'abantu uzirushye, abakozi b'umutwaro utwara umwijima, ukumva urarushye, ukumva uraremerewe, ukumva barakwanga. Ibuke yuko ab'isi bo babanga, niyo mpamvu babanga, niyo mpamvu batwanga, kuko tutari ab'isi, ahubwo Kristo yadutoranije mu b'isi, nicyo gituma batadukunda.